Ande umuhanzi waririmbye ngo uko mbona abandi bambuka kandi nanjye nari nzi koga gutari muri abandi kubaza bari kumva iki nanjye babaza ngo kubera iki uriho kubera iki ndiho ese wigeze wibaza impamvu uriho shana mako wigeze wumva nkaho ubuzima bwawe budafite intego reka dutangire bitwaye muhemu bahaye ikaze igihe wicara wenyine ukareba kure ukibaza uti iki naba ndicyo se kuko hari icyo ndi kubaho se kuko hari umuhamagaro wari mfite muri iyi si ndi gusohoka cyangwa ikintu cyagiye wicaye uri wenyine ukubika umutwe mu maguru abantu byo mwicara ku gitanda mwenyine mukarira rimwe na rimwe mukibaza ibibazo nk'ibi uri kuvuga aha ngaha kandi ukitwa isaha ya none kuri emu nawe ndashimira uwo wamaze gukora subscribe tayari ndakeka ukurikiranye neza cyane live yes hari ibyo wibaza ibibazo nk'ibi kandi rimwe abana bakagufasha kubyibaza si ubwira ntacyo agera ntacyo afurika iki cyakozeho cyose cyangwa ahandi wiherereye wibaza wenyine hari igisubizo cya none nanone icyo usabwa ni ukugira ngo nawe ibi bintu kugira ngo abandi babyumve no gusharinga cyane bikabageraho cyane ndakwigize iki kiganiro ntuzacyumve wenyine isi kuri mu bantu bicara ukibaza bonyine bakibaza ahazaza rimwe na rimwe ukibaza ngo kubera iki ndiho hanyuma rero abantu benshi babayeho ubuzima bwuzuye akajagari iminsi irahita imyaka ikaza ukwezi kukagenda isaha imwe ikagenda abantu bakagenda ibintu bikagenda umuntu akibaye mu buzima bw'akajagari yes ibyo byose iyo bigiye birinda bihera umuntu ataramenya impamvu ariho asuhuza abantu mwamaze kwisobanukirwa muzi impamvu muriho ikaze barisobanukirwa this is your time isaha ya none iyawe n'iyanjye hanyuma icyo musabye ni ugusharinga bikagera ku bantu bose buri munsi barabyuka
yes buri munsi uzabona abantu babyuka bagenda bakajya gukora ndetse bakanataha hari umuntu wabona bagiye gukora ntatahe ariko umutima wabo uguma mu bwigunge n'akababaro cyane abantu bameze bate hari abantu bafite akajagari mu buzima bwabo rimwe na rimwe bakajya mu kazi ukababona abandi bagenda bakora byinshi cyane bigiye bitandukanye bibateza imbere cyane ariko bataramenya impamvu bariho cyangwa se impamvu gute rero ndayivanga yemeye maraducanze pe buri muntu ni nk'imbuto yego ikiriza nkuko nikirije ye nikirije tayari yego imbuto yatewe mu butaka bw'umwijima abantu mwateye imbuto zitagiye mu butaka bumeze mute ubushakashatsi nabwo kabara kandi gashya simbizi reka suza abantu mungurikiranye muri gahunda zacu zigiye zitandukanye abantu mugenda muvuga muti turi mu kazi kacu gatandukanye reka tuzamura isaha ya none tugenda tuyumva twicururiza cyangwa se tugenda dutambuka mu buryo bugiye butandukanye abantu bamuri kazi hari abantu bamwe ngo bagira akazi gatuma badashobora kumva radio ariko isaha ya none ntabwo yabananira isaha ya none uterekaho kwiyumvira neza cyane ariko ntibagirwe gukora subscribe comment usharing cyane ibintu biri butume anye numva ndi nk'urubuto yego imbuto yatewe mu butaka bw'umwijima igomba kunyura mu mwijima kubera icyo uriho ese hari icyo bivuze ku bantu hari icyo bivuze kuri wowe se umuntu ni nk'urubuto cyangwa se ni nk'imbuto ikiganiro cyitwa
numvaga kabiri
yagize abarobyi b'abantu uriya Yesu hari ibintu byinshi cyane yagendaga akora afite impamvu, afite ingero zigiye zitandukanye. Kuri impamvu yavuga ngo muze nzabagira abarobyi b'abantu, buriya kwigisha abantu ni uguhozaho. Twayemo ikiganiro cyitwa isaha ya none, hanyuma YouTube channel ni